umuntu. Ikindi navuga ku mibonano mpuzabitsina ni uko imibonano mpuzabitsina izana ibyishimo by'ako kanya, ariko ishobora kugusigira ibindi bintu bitari byiza. Harimo kwicuza, harimo ipfunwe, harimo kumva wabaye igikoresho aho kugira ngo ukundwe, ukumva wahindutse igikoresho cy'uwo muntu mwaryamanye, ndetse ishobora no kugusigira igikomere cyo mu bitekerezo cyangwa se twita gukomereka ku mutima. Kuryamana n'uwo mutashakanye rero ni icyaha kandi bikanakomeretsa. Iyo dusomye mu rwandiko rw'Abaheburayo igice cya 13, reka dusome umurongo waho wa 4. Kurongorana kubahwe na bose, kandi kuryamana kw'abarongoranye kwe kugira ikikwanduza, kuko abahehesi n'abasambanyi Imana izabaciraho iteka. Abahehesi n'abasambanyi Imana